Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mutima biga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Reka tubasuhuze mwebwe abadukurikiye, tukaba tunejejwe no kubana namwe muri uyu mwanya. Amazina yanjye nk'abandi Imaniriho Angelos, tukaba tugiye kubana twigira hamwe ijambo ry'Imana. Tugiye kwigira hamwe ijambo ritubwira ngo akamaro n'impamvu ari ngombwa kumira ibyo kurya ariko watapfunye neza. Reka dusenge. Turagushimye data dukunda, tugushimiye kugira neza ko kubanye natwe, uraturinze uhabwa icyubahiro. Ngaho ngwino ubane natwe, reka ijambo ryawe rigira umumaro muri twe, uduhereze kumvahiriza gahunda y'umubiri, kandi ijambo ryawe na buri mucyo wose duhawe tujye tuwugenderamo, tubigusabye ku bwa Yesu. Amen. Muri iki kinyejana cyacu tumaze kugira abantu, aho abantu banezezwa no kurya ibyo kurya ariko bakabimira batabanje gukenja cyangwa se gukanjakanja, cyangwa se kubanza kubisya binyuriye mu kanwa. Ibyo bikaba bishobora kuba byatuma ibyiza bari gukura muri bya byo kurya bariye batabasha kuba babibona. Noneho niyo mpamvu tugiye kuganirira hamwe impamvu ari byiza gukanjakanja ibyo kurya. Iyo dusomye mu ijambo ry'Imana mu gitabo cyitwa Zaburi, igice cyaho ni 139 n'umurongo wa 14, Bibiliya iravuga ati: ndagushimira yuko naremwe uburyo buteye ubwoba butangaza, imirimo wakoze ni ibitangaza, ibyo umutima wanjye ubizi neza. Aha Dawidi avuze yuko Imana, we yarari gushimira Imana yuko yaremwe mu buryo butangaza, kandi nanone arangije aravuga ngo ibyo umutima wanjye ubizi neza. Nshuti muvandimwe, hari igihe umuntu atajya amenya imikorere y'umubiri, aho ijambo ry'Imana henshi ritubwira neza ko no mu rwego rwo kugira ngo tujye kuvura umubiri bikwiriye kubanza tukamenya ngo ubundi umubiri ukora ute. Noneho kubw'ibyo turaza no gufata akanya gato dusobanure uko igogora rigenda, n'igihe umuntu ashobora kuba yirengagije intambwe imwe yoroheje bikaba bishobora kuba byamutera igihombo. Nanone muri Bibiliya, ubundi Bibiliya nayo ivuga neza ko umuntu ashobora kuba yaryana ubuhwahwa, umuntu akarya huti ameze nk'uri kwirukwaho, hanyuma noneho ibyo kurya bikamuhindukira iki. Mu gitabo cyitwa Imigani, igice cyaho ni 20 umurongo wa 17, Bibiliya ivuga itya iti: urisha ubuhwahwa araryoherwa, ariko hanyuma bikamubera umusenyi mu kanwa ke. Umuntu urya ari kumira bunguri, umuntu urya ari kusahuranwa, umuntu urya ari kurya vuba mbese ameze nk'uri kwirukwaho, Bibiliya iravuze ngo ashobora kuba yaryoherwa. Dore ko ibyo ngibyo bijya bituma umuntu anarya ibyo kurya byinshi kugeza ubwo arengeje mbiga, bitewe n'uko ubwonko bwe buba butari kumenya neza ikigero cy'ibyo kurya bimaze kugera mu gifu, bitewe n'uko biba biri kujyamo ikirundo mu mwanya muto. Noneho rero Bibiliya itubwiye neza ko umuntu uri kurya atyo ashobora kumira byinshi, akamiraza, ariko nanone ngo ibyo kurya bigera nyuma bikamuhindukira umusenyi mu kanwa ke. Kuvuga ngo bimuhindukiye umusenyi, inshuro nyinshi usibye kwishuka, ntabwo agenda ngo ajye kuryoherwa ngo nawe amenye neza ngo burya naryohewe, cyangwa se ngo amenye ngo burya n'umubiri nawe ubwawe ugira ibyo wunguka. Noneho uba umeze nk'aho ufashe umusenyi ugatapfuna, noneho umubiri niwo ubangamirwa bwa mbere. Noneho tutagiye muri byinshi, banza umenye uko igogora rikora. Nk'uko mushobora kubibona, hahandi umunyezaburi avuze ngo naremwe mu buryo buteye ubwoba. Nta kintu na kimwe kiri ku mubiri w'umuntu Imana yaremye
itabishyizeho umugambi kandi nanone idafite akamaro k'ibyo ngibyo. Ubwo rero yashize amenyo mu kanwa. Ubwo akamaro k'iryinyo ni ugufata bya byo kurya byashyizwe mu kanwa byo ubwaryo rikabanza kumera nk'iribicagaguye. Niyo mpamvu tugira amenyo asongoye, tukagira n'ibijigo byo kunogereza. Igihe bigiye kuba ngombwa yuko ufata icyo ushikura cyangwa se ubanza kuvuna, ubanza gukoresha amenyo asongoye, ariyo ashobora kuba ari hano imbere. Noneho byaba bimaze gucibwamo gatoya ku buryo bishobora kuba byakwinjira mu kanwa, noneho ibijigo bikajyaho bikazajya bihonda cya kindi ufite wamaze gushyira mu kanwa, noneho kikagenda kikabinogereza neza. Igihe ibyo kurya biri mu kanwa ntabwo habaho gukanjakanja gusa, ahubwo bya bindi umuntu ari kurya nanone haba icyo bise imvubura cyangwa se glande iba munsi mu rwasaya rwo hasi, ari ryo mu cyongereza bajya bakunda kwita ni submandibular salivary gland. Hakabaho n'indi nanone iri munsi y'ururimi, byombi bikora akazi kamwe, nanone nayo ikitwa sublingual salivary gland. Izi zombi icyo zijya zikora, zijya zohereza ikitwa enzyme. Ubwo iyo nituvuga enzyme cyangwa se enzyme, nifashwa mu kumanyagura mbese twavuga ngo ama molecule aba ari manini, cyangwa se bya bindi umuntu ariye uko ari bigari, proteine irimo aba ari ngari, ama lipids cyangwa se ibinyamavuta birimo bari bigari, ku buryo umubiri ukoresheje udutsi twawo tudashobora kuba twabinyunyuza. Noneho hajya hakenera yuko hoherezwa ibyo byitwa ngo nama enzyme yo kugenda kugira bicagagure, noneho umubiri ubone ukubasha kuba wabinyunyuza ubikuye mu rura ruto. Ubwo iyo ni process ndende turi buze kuba twavugaho. Noneho mu gihe umuntu ari gukanjakanja, bya byo kurya ari gukanjakanja biragenda byivange nako twavuze kitwa saliva, akenshi kaba kari mu macandwe. Noneho mu gihe karimo, mu gihe umuntu yariye ibyo kurya bikize ku binyamasukari, ari byo bita ngo nama carbohydrates, irahita igenda ya enzyme yoherejwemo ihereye mu kanwa igende ishwanyaguze izo zitwa carbohydrate. Noneho nimara kuzishwanyaguza izihinduremo icyo bise polysaccharides cyangwa se disaccharides. Ubwo ni ukuvuga ngo igihe bishwanyaguje gutyo, byibuze ibiri kugenda bigira duto duto, ariko nanone ntabwo biba bivuze yuko bibaye bito bihagije ku buryo bishobora kuba byanyunyuzwa ngo bijyanwe mu mwijima noneho bijye gutunga umubiri. Noneho aho banzu bimenye, iyi rero yoherezwa ikoherezwa ikiri mu kanwa, yo ubwayo yitwa salivary amylase. Ubwo iyo ngiyo niyifasha mu gushwanyaguza bya binyamasukari binini, noneho ikagerageza kuba yagenda ibigiramo ibice bice. Ariko nanone nk'uko twavuze, ibi bice bikaba bidahagije kugira ngo bize kuba byanyunyuzwa noneho byoherezwe mu maraso ngo bijye gutunga umubiri. Igihe umuntu ariye ibyo kurya bikize ku mavuta, nta handi amavuta ashobora kuba yacagagurwa usibye ageze mu rura ruto. Icyo cyo dukwiriye kukimenya. Ubwo nanone ukamenya neza ko mu kanwa nta enzyme iri bufashe mu gushwanyaguza amavuta cyangwa se ibinyamavuta, ikaba yitwa lingual lipase. Iyi lingual lipase nayo izavangwa n'ibyo kurya mu kanwa. Noneho nyuma yaho ubwo turaza gukomeza process yose. Ubwo nanone umuntu ariye ibyo kurya bikize ku maproteine cyangwa se inyubaka mubiri. Mu kanwa nta kindi gishobora kuba cyafasha mu bijyaniranye n'igogorwa ry'amaproteine. Noneho ubwo igice cy'akanwa reka tube nk'abakivuyeho. Ubwo ibyo kurya bikize ku carbohydrate cyangwa se ibinyamasukari byamaze kwivanga n'iyitwa salivary amylase, ariyo enzyme izafasha mu kubicagagura. Nanone ibyo kurya umuntu ariye bikize ku binyamavuta, ari byo ubwo mu cyongereza bajya bakunda kwita ngo ni lipids.
nabyo biraza kuba byivanze n'ibyitwa lengo lipase. Noneho ibyo kurya nanone umuntu ariye bikize kuri proteine, nta kindi kiri buze gufasha mu igogorwa ryabyo. Noneho ubwo iryinyo ryakanje wa mwanya ibyo kurya bimaze mu kanwa byibuze byabashije kuba byakwivanga n'ayo matembabuzi n'amacandwe, ari byo bise ngo ni oral mucus cyangwa se amatembabuzi aboneka mu kanwa. Noneho ibyo kurya bizaba bimeze nk'ibinyerera. Uko kunyererana kubwako ni ngombwa, kuko mu gihe umuntu ari ibyo kurya bimeze bityo, atari ibyo kurya bikakaye, ntazakunda kurwara ibisebe mu muhogo, bishobora no kuba byaviramo ama infection, bitewe n'uko igihe ibyo kurya bizaba biri kuhanyura, bizahanyura binyerera, ntabwo bizigera bimera nk'ibishwaratuye cyangwa se ibyangirije inyama z'imyanya y'igogora. Noneho binyuremo neza. Noneho ibyo kurya igihe bimaze kuba byakanjakanjwa, bikaba binamaze nanone kuba byavangwa na ya matembabuzi, biroherezwa kugira ngo bigane igice cy'umuhogo, ariko nanone cyahagana hejuru, ariho ku bakunda wenda gukoresha indimi z'amahanga bajya bavuga ngo ni pharynx. Igihe biri ahangaha, tubanze tumenye neza ko uvuye ku kanwa ukaba umaze kurenga maraka, hariho inzira izamuka mu mazuru, nanone munsi yaho hakaba hari inzira ebyiri. Ubwo nk'uko mubibona, inzira imwe ni inzira igana mu bihaha, ari wo usa n'umwenge uri imbere ukamanuka mu bihaha. Ubwo ku bakunda gukoresha indimi z'amahanga bakunda kuwita trachea cyangwa se trachea. Noneho iyo ngiyo akaba ari umwanya cyangwa se umwenge umanura umwuka umuntu ari guhumeka anyuriye mu mazuru no mu kanwa, noneho ukagenda ukajya mu bihaha, n'umwuka wandi wivuye mu bihaha nawe ukongera ukanyuramo umuntu awuhumeka binyuriye mu kanwa no mu mazuru. Aho ntabwo turi buze kuhavuga. Noneho akaba n'undi mwanya inyuma yawo nanone nawo witwa esophagus cyangwa se esophage. Uyu mwanya w'ibyo kurya, uyu mwanya iyi tiyo niyimanura ibyo kurya ibijyana mu gifu. Noneho iyimanuye ibyo kurya ibijyana mu gifu, ntabwo ibyo kurya biba bimaze kurenga mbere yuko ngera aha ngaha. Ubwo bivuze ngo ibyo kurya biyobye bigafatiye inzira igana mu mazuru, bijya bisa nk'ibikoze umuntu aba nk'ukorewe. Nanone kandi biyobye bikanyura mu nzira ijya mu bihaha, umuntu arakorora nanone kandi akumva aguwe nabi, nubwo kaba ari agace gato k'ibyo kurya. Noneho kubw'ibyo twongere tugaruke kuri rya somo, kuko naremwe mu buryo buteye ubwoba, kandi ibyo mbizi neza. We yarabizi, ariko n'umubiri nawo ntabwo ari ikigoryi, ahubwo n'umubiri nawo ubwawo ubizi neza. Noneho kugira ngo izo complications cyangwa se ayo magorwa atabaho y'ibyo kurya, kugira ngo bizamuke mu mazuru cyangwa se bimanuke bijye mu bihaha, bishobora no kuba byanatuma n'umuntu apfa. Noneho Imana mu kubikora gutya, igihe ururimi n'urusenge rw'akanwa byohereje ibyo kurya ngo bijye mu muhogo birenga maraka, hari akitwa soft palate, ni akanyama gasa nakorohereye, gahita kagenda kagafunga umwenge uzamuka ugana mu mazuru. Ubwo mushobora kuba mwabibona. Nanone kandi byaba bimaze kugera aho ngaho bigasa n'ibimanutse, kugira ngo bidafata wa mwenge ujya mu bihaha, hakaba nanone akitwa epiglottis, nako gasa n'agatereye mu muhogo, gahita kihina kakamera nk'akaryamiye wa mwenge umanuka ujya mu bihaha, ibyo kurya bigakomeza noneho bifata ya nzira ijya mu gifu. Ubwo rero nanone muri iyi nzira, igituma tudakwiriye kuryana ihubi, hari igihe umuntu agenda akamira neza ukumva rwose ibyo kurya bimeze nk'ibiri kwitimbura, ariko iyi process cyangwa se iyi nzira ntabwo yari kwiriye kigenda ityo, ahubwo byari bikwiriye ko bigenda mu buryo bwiza bworoheje. Mu cyongereza bajya bakunda kuvuga ngo ni slow motion, aho bigenda gake bitewe nuko nanone bigenda kuri movement abahanga bajya bakunda kwita peristalsis. Ubwo ni ukuvuga ngo uyu muyoboro umanura ibyo kurya umera nk'usunitse
inyuma guhera hejuru, noneho ukagenda ufungura inzira yo hasi gahoro gahoro, noneho ibyo kurya bikazajya bigenda bibonamo umwanya. Igihe ibyo kurya bimaze kurenga aho ngaho bikagera mu gifu, ubwigogora riba rikomeje. Nubwo dufite ibyiza biri bufashe mu mwanya wo kugogorwa kwigogora kw'ibyo kurya, twafashe duhereye muri ya matembabuzi aturutse mu kanwa, ndetse nuko rya ryinyo ryabashije kuba ryashinga kuri bya byo kurya bikamera nk'ibinogerejwe, ntabwo bivuze yuko igikorwa cyose cyarangiye. Ibi byose turi kuvuga nuko ibyo kurya uhereye igihe byinjiriye mu kanwa kugera bisohotse byibuze bishobora kuba byafata hagati y'amasaha 30 ndetse n'amasaha 40. Umuntu adafite ikibazo cy'impatwe, adafite ikindi kibazo, nicyo gihe bizamara mu mubiri, noneho biba bisoje igikorwa cyabyo byose. Noneho hirya yaho, ubwo ibyo kurya bimaze kugera mu gifu, igifu ubwo kiraza kuba cyarekura icyitwa gastric lipase. Iyi gastric lipase iraza kuba nanone ari enzyme iri buze gufasha mu bijyaniranye n'igogorwa ry'ibinyamavuta. Wibuke ko mu gihe umuntu yari ibinyamavuta, nanone mu kanwa hajya haturukamo icyitwa lingual lipase. Noneho ubwiye iyi araba ari iya kabiri, noneho nayo ize kuba yamenwa kuri bya byo kurya na yamvange y'ibyo kurya n'ama enzyme umuntu amaze kuba yakora. Iyo bimaze kugera aha ngaha ntabwo biba bikitwa ibyo kurya, ahubwo biba byitwa bolus. Ubwo ni mu ndimi z'amahanga. Ubwo ni nko kuvuga ngo biba byatangiye kwibumba, noneho akaba ari imvange bitari ibyo kurya gusa. Noneho hirya yaho nanone mu gifu haraza kurekurwa ibyitwa pepsin. Iyi pepsin iraza gufasha kubera ya maproteine ari magari, ya yandi umuntu yariye akaba ari magari, none iraza gufasha kuyacagaguramo, noneho ahinduke ibyitwa polypeptides. Noneho uko nguko zimere nk'izigabanutse, ariko nanone mu gifu zidahagije ngo uko zingana uko nguko ngo zibe zishobora kuba zanyunyuzwa, noneho zoherezwe mu maraso zijye gutunga umubiri. Noneho hirya yaho ubwo ibyo kurya birahita bitangira kunogerezwa n'ayo ma enzyme, nanone haze kuba hakoherezwamo nanone acide z'igifu. Izi acide z'igifu nazo ziba zikarishye cyane, ku buryo nk'umuntu ushobora kubimenya neza ni igihe zinabaye nk'izizamutse ari byo umuntu ajya yumva ngo ni ikirungurira. Noneho ziba zikarishye ku buryo ikirungurira burya kuri ukuntu umuntu yumva ari kokerwa, nuko zira acide iyo zihuye n'indi nyama itari yo mu gifu zijya zimera nk'izitwitse iyo nyama. Noneho hirya rero dukomeze, noneho igifu gitangire kumera nk'ikinyeganyeza, impande zacyo zombi zitangire kugenda nk'izihura, nanone hasi hagende hamera nk'ahasunikira hejuru, noneho kimere nk'ikiri gucunda kugeza ubwo za acide zifite imbaraga yo kumenagura bya byo kurya. Nubwo umuntu yagerageje kuba yabisya n'amenyo, ariko bikaba bikiri binini, noneho kimere nk'aho kibivanze, noneho za acide na za enzyme zabi zaturutse mu kanwa n'izakomereje mu gifu, noneho bigende byibumbire hamwe na bya byo kurya. Ibyo kurya bimere nk'aho bicitse amazi, bimera nk'aho noneho byorohereye cyane kuruta uko byari binameze uhereye mu kanwa. Noneho nyuma yaho ubwo icyo gikorwa kize kuba cyarangira, nikimara kuba cyarangira, bya bindi bimaze gusa n'ibinogerejwe mu gifu tutari bwite ibyo kurya kuko amaze kuba imvange ya byinshi, biraza koherezwa mu cyitwa duodenum. Aha muri duodenum reka manze nkubwire akamaro kitwa duodenum. Nkuko mukabona gafiteho udutsi tuvuye kuri pancreas, nanone kakagiraho udutsi tuvuye mu mwijima. Ubwo bivuze ngo nanone hari ibindi bigikenewe kugira ngo ibi byo kurya bize kuba byanogerezwa, noneho bize koherezwa aho bishobora kuba byakamurirwa, noneho intungamubiri zijye gutunga umubiri, nanone ibindi bisigaye bibashe kuba byasohoka mu mubiri.
ubwo iyo bigeze muri aka kitwa duodenum hajya havangwa ibi, iyitwa pancreas cyangwa se urwagashya rujya rwohereza iyitwa pancreatic amylase. Iyi pancreatic amylase izafasha mu kunogerezwa kw'ibyitwa carbohydrates cyangwa se ibinyamasukari, noneho ifate za zindi zitwa polysaccharides na disaccharides, noneho imere nk'aho ibicagaguye, noneho bibe disaccharides gusa, noneho biri kugenda bisa n'ibinogerejwe. Noneho hirya yaho nanone muri kwibuka twariye amalipids cyangwa se ibinyamavuta, noneho nanone ibyo kurya bikize ku mavuta nibiba bimaze kugera muri aka kitwa duodenum, haraza kwivangaho ikitwa ngo ni, niba ndi buvuge ngo ni umutobe cyangwa se indurwe, ibyiza reka tuyite indurwe, nubwo mu ndimi z'amahanga ijya yitwa ngo ni umutobe ukuwe mu mwijima, ariko reka tuyite indurwe nuko no mu kinyarwanda yitwa. Umwijima urohereza indurwe, noneho iyi ndurwe ize ijye kuri bya bindi, noneho nanone pancreas yohereza akandi kitwa pancreatic lipase. Iyi nanone ni nka ji cyangwa se umutobe cyangwa se indurwe nanone iva mu rwagashya, nayo iza gufasha mu kunogerezwa kw'ibinyamavuta. Noneho nanone ntabwo biri bubi byo gusa, ahubwo haroherezwa nanone umwijima uraza koherezwa akitwa ngo ni cholesterol esterase. Niyi nayo iraza kugira ngo yivange muri bya byo kurya, noneho bizatume umuntu atagira urugimbu rwinshi, narwo aba ari urugimbu ariko byibuze ruri buze kuba rwaregira cyangwa se gushyira ku murongo, bitume urugimbu rutazaba rwinshi cyangwa se ngo nanone rube rukeya. Ubwo ibi ngibi byo byaza kuba byasobanuka muri menshi, ariko reka tugarukire aho ngaho. Nanone bitewe nuko inyubaka mubiri ubwo zari zimaze kugera mu gifu, tukabonamo iyitwa enzyme yadufashije kuzicagagura, twaje kugira twitwa polypeptide. Noneho igihe bimaze kugera hano muri duodenum, za polypeptide haraza kugira ibindi byiyongeraho nk'ibyitwa trypsin, chromolepsin n'ibyitwa carboxypeptides, zishobora kuba ziturutse muri pancreas cyangwa se mu rwagashya. Noneho bigende bibishwanyaguze nabyo za polypeptides zize guhindukamo ikitwa ngo ni peptides. Noneho uko zari nyinshi ngari zimere nk'izivunaguwe, noneho zize kugenda nazo zigenda zigabanuka kugeza ubwo ziriwe zimaze kugira ubushobozi bwo kuba zakwinjira mu mitsi. Ariko nabwo igogora ntabwo rirangiriye. Noneho bimaze kuba hano muri duodenum, aka gace ko muri kubona kari imbere y'urura ruto, noneho biraza guhita byoherezwa, ubwo bimaze kuvangwa na bya bindi byose tumaze kuvuga, biraza guhita byoherezwa mu rura rutoya. Urura ruto narwo rufite inzira ndende. Mu rura ruto hajya haberamo ibikorwa bikomeye, ariko mbere yuko nkomeza, ntabwo mu rura ruto ariho hajya habera kunyunyuza gusa, ahubwo hajya habera n'ibindi. Kwa kundi tumaze kugira disaccharides zaturutse mu carbohydrates uhereye mu kanwa igogora rikagenda, noneho tukagera muri duodenum tumaze kugira ibinyamasukari ariko bikiri binini bitakwinjira mu maraso. Noneho haraza kuba harekurwa indi enzyme, ubwo turi kuvuga hafi mu rura ruto, iri buze kuba yaba ngo ni disaccharidase. Iyi iraza kuba yafata ya masukari akiri manini cyangwa se bya binyamasukari bikiri bigari bitakwinjira mu maraso, noneho ibicagagure ibihinduremo monosaccharides. Ubwo noneho ubwo araba ari agace gatoya gashoboka k'ibinyamasukari. Reka tubivuge dutyo bitewe n'uko ururimi rwacu rukeneye. Noneho nibiba bimaze kugera aho ngaho, ubwo nanone tuze gukomeza kuri bya binyamavuta, nabyo biraza kuba byacagagurwamo, noneho bigere ubwo byitwa ngo ni fatty acids. Ubwo
nabyo araba ari agace gatoya kabya binyamavuta mbese gashoboka kandi gashobora kuba kakwinjira mu maraso. Ubwo aho ni mu rura rutoya. Noneho nanone ya maproteine cyangwa se za nyubakamubiri zaje kuba zacagagurwa bikaba polypeptides, ubwo turi kuvuga bikiri mu gifu, bikava mu gifu bigera muri duodenum bikaza kuba peptides, noneho nibigera ahangaha biraza guhinduka icyitwa ngo ni amino acids. Nubwo tutabivuga byose ngo byibuze buri muntu abashe kuba yabibona, nuko nguko iki gikorwa kijya kigenda. Bitangira ari ibintu bigari, bikaza kugenda bigabanywa kugeza ubwo noneho bya bindi umuntu yariye, za ntungamubiri ziri mu byo kurya zigera ubwo zishobora kuba zakwinjira mu dutsi turi bubashe kuba twazikwirakwiza mu mubiri. Noneho mu rura ruto hakaba naho harimo inzira ndende. Iyi nzira ndende urura ruto rukagenda rugira udusa naho ari inkuta zigenda zisumbanwa, zigenda nka zigzag. Noneho uko zigiye zihinura haba harimo utwenge dushobora kuba dushamikiyeho udutsi, dushobora kuba twagenda dukura intungamubiri twa tundi dutoya. Ubwo turi kuvuga nk'ibyitwa monosaccharides igihe byaturutse mu binyamavuta, nanone kandi bikaba ibyitwa fatty acids nanone byaturutse mu maproteine, nanone no kuvuga mu mbabarire fatty acids zaturutse mu maripide cyangwa se mu binyamavuta, nanone inyubakamubiri zaje kuba zahindukamo amino acids. Noneho utwo dutsi tugenda tubikurura kugeza ubwo tugiye tubikwirakwiza mu mubiri hose. Iki gikorwa rero nubwo Imana yaturemye mu buryo buteye ubwoba, umuntu ashobora kuba yakibera inkomyi. Nkuko twaje kubivuga, mwumvise ko igogora ryahereye mu kanwa. Bivuze ngo ibyo kurya umuntu atabashije kuba yafata ngo kanje neza, igifu nta kindi kizamukorera, amara nta kindi bizamukorera. Yemwe nubwo byagerageza mu buhanga Imana yabihaye, ariko umuntu azanakena, umubiri w'ukene nubwo yaba yari ibyo kurya byiza. Noneho niyo mpamvu muri iki gihe cy'ikinyejana, aho abantu bari kwiruka badafite igihe gihagije cyo gukora ibyo basabwa, burya benshi bari no kwirengagiza kurya neza kuri gahunda. Ariko nubwo twaremwe mu buryo buteye ubwoba, Imana ikaduhereza ibyo kurya bidutunga, ntabwo ari byiza ngo tubirye nabi, kuko igihe tuzaba tubiriye nabi, ijambo ry'Imana ryatubwiye neza ko ngo bizaduhindukira umusenyi mu kanwa. Mbese ibyo byanezeza nde? Noneho dushyira ku musozo turaza gusoma iri somo mu gitabo cyitwa Uburezi, ku rupapuro rwaho ni urwa 233 ku bafite ikinyarwanda, mu cyongereza ni ku rupapuro rwa 206. Iki gitabo kivuga kitya kiti: uko bishoboka kose tugomba kwirinda kuryana ihubi. Uko bishoboka kose tugomba kwirinda kuryana ihubi. Umuntu yiryana ihubi, tuza, ntawe uri bubigutware. Nanone kandi nkuko wizera umwanya wari wo wose ukagirana gahunda n'abandi, nawe igirire gahunda. Uzajya urya umenye neza ko nubwo bwose Imana iturinda, ariko nanone ubuzima bwiza tuzabukura mu byo kurya turya. Kandi nanone niturya ibyiza tukabirya nabi, nanone natwe umubiri uzatugwa nabi. Noneho iki gitabo kiravuze ngo uko bishoboka kose tugomba kwirinda kuryana ihubi. Rya witonze, rya ubwonko bwawe butuje. Noneho hepfo harakomeje ngo niba ufite igihe kidahagije cyo kurya, fata bike bihwanye n'igihe ufite. Nimba uri kubona ufite igihe kidahagije kugira ngo ubashe kuba wakwicara urye, nimba ufite iminota 5, ihereza igaburo ry'iminota 5. Ariko iki gihe abantu bafite ubusambo, aho igifu cyabo bacyuzuza umusenyi. Ubwo umusenyi mvuze ntabwo ari umucanga abantu bagenda ngo bigaburire.
ahubwo bibabera umusenyi bitewe no kubiryana ihubi. Nanone hirya haravuze ngo niba ufite igihe gidahagije cyo kurya, fata bike bihwanye n'igihe ufite. Ubwo uko uzarushaho kubura igihe cyo kurya, niko bizaba ngombwa yuko urya bike noneho, kuko ntukwiriye kurya byinshi ngo ubirye mu gihe gito, kuko icyo gihe ni ugufata umubiri nabi. Nanone hepfo harakomeje ngo byarushaho kuba byiza kureka kuryaho kugira ngo umiragure udatapfunye ngo ubinoze neza. Ndongera nsubiremo, byarushaho kuba byiza kureka kurya aho kugira ngo umiragure ibyo kurya udatapfunye ngo ubinoze neza. Noneho muri kumva ko bikomeye, muri kumva ko ari ngombwa. Noneho bana b'Imana, reka guhera none buri wese akora ibishoboka byose kugira ngo bihwanye n'igihe afite, ashobore kurya bijyaniranye n'igihe afite. Abantu bikomeza kumiragura, abantu bikunda kurya indyo iyo bamiragura badatapfunye. Burya kurya iyo ndyo, ijambo ry'Imana muri Bibiliya havuze neza ko ari ukurya umucanga. Ubwo kubw'ibyo dukwiriye guhagarika kurya umucanga. Fata umwanya uhagije, intekerezo zawe zituze, nturyane ihubi. Nimba ufite iminota 10, nawe ihereza igaburo ry'iminota 10. Umenye neza ko no mu bitabo byinshi by'ubuzima hatubwira neza ko byibuze ibyo kurya byari bikwiriye kuba mu kanwa amasegonda agera kuri 30. Ubwo ibyo umuntu atapfunye akabinogereza neza, bikivanga n'amatembabuzi, akamira guturuka aha mu muhogo umanuka ugera ku gifu, ngo byibuze naho ngo akaba ari inzira ndende bishobora kuba yagera kuri santimetero 25. Ubwo uri kumva ko nubwo ari inzira ndende ukwiriye kuzajya, ntabwo ari nko kumera, ntabwo ari nko kujugunya mu mwobo, ahubwo ni ukujugunya mu gifu. Nanone ijambo ry'Imana rikatubwira neza ko ngo dusa n'ibyo kurya turya. Ubwo turahita twongeraho ngo nanone nuko tubirya. Nimba ubirya vuba vuba ntuzatangazwe no kubigihubutse. Nimba ubirya vuba vuba ntuzatangazwe no kuvugagura. Nimba ubirya vuba vuba ntuzatangazwe no kwibagirwa ubusa, kuko ubwonko bwawe ntibujya buhereza ibyo kurya agaciro. Kubw'ibyo ibyo kurya bitahawe agaciro ngo umubiri ubizirikane, nawe ubwawe ntuzaba ufite ibyo uzirikana. Bishobora no kuzagutera ikibazo aho udashobora kuba wakorwaho mu marangamutima, ukaba uri umuntu utegerwa, umuntu akakubwira ikibazo ukumva ari igisubizo. Muri Bibiliya mu gitabo cyitwa Abaroma 12:15 hati murirane n'abarira kandi mwishimane n'abishima. Ubwo rero kugira ngo icyo gikorwa tuzakibeho turi hano mu isi, nanone muri kumva ko ari iby'ingenzi kuba twagenzura ku byo kurya turya. Naho nibitaba bityo bizaba ngombwa yuko ahari abari kurira umuntu agera agaseka, kuko umubiri we wamaze guta gahunda. Umuntu agera aho abari kurira bari, ahubwo nahagera aseke. Ariko dukwiriye kurirana n'abarira kandi tukishimana n'abishima. Noneho bana b'Imana rero, reka Imana idufashe tubashe kumenya agaciro ko kurya neza no kurya ibyo kurya kuri gahunda. Twiba ibisambo, nanone mu buzima budusaba gukora byinshi mu gihe gito, tumenye neza yuko no kurya ari ikintu cyangombwa. Twe kwigaburira umusenyi, ahubwo twigaburira ibyo kurya. Muri Bibiliya mu gitabo cyitwa Urwandiko rwa 3 rwa Yohana, igice ni 1 umurongo waho n'uwa 2 haranditse ngo ukundwa ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose, kandi ugubwe neza nk'uko umutima wawe uguwe neza. Nanjye mbifurije ibyo, reka mugubwe neza muri byose, kandi nanone n'imitima yacu igubwe neza, dukorera Imana nk'uko ibisaba. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mutima, riga ibyaha byari byibasiye umuntu,
ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi